buriya wenda icyo Alicia na Germaine bafite ikibazo gikomeye kubera ko music yabo isa naho abantu rero ndi mu bantu Vestine na Dorcas baramutse bafite imyaka 100 bagategura igitaramo ndi mu bantu bakijyamo hajya kuviva bwa buzima bwabo nabonye yego rero bafite aho bakuye imitima y'abantu naho bayishyize yego hari icyo ruvuze ngo nubwo ngo bitameze neza ikuntu kuri Vestine na Dorcas washaka kuvuga iki? hari n'abateye imbere nka bamurinda habirene yateye imbere buriya cyane baramugaburiye yego rero amateka baragaburiranye yego amateka nicyo wabumbaje nicyo nsubije no amateka azibuka Vestine na Dorcas yego kandi baramutse baratandukanye nabi na murinda habi wenda bakabiduhisha niyo bakora umuziki bakomeza umuziki murinda habi ashobora kurakara akabakumatanyiriza kubera ko afite imbaraga nyinshi mu isi ya sekira ariko sibye katanabikora biranashoboka ntabwo hagana yigeze kuvuga ngo ntabwo ndi Yesu yarabivuze mu nkundura yacana navuze ati sindi Yesu ni umucuruzi rero yego yigeze rero kubera ko bari abana batabonye ntabwo bari babanye neza n'itangazamakuru rya Kristo twongeye kubasuza nshuti bavandimwe ku Mambanya TV amahoro y'Imana bane namwe tubahaye ikaze kandi tubasabira ngo Uwiteka Imana ashyire imirimo y'amaboko yanyu waho kw'Imana kuganze mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Hanyuma rero nk'uko mubibona turi kumwe na Didas. Amakuru Didas? Ndashima Imana ariko buriya abantu ntibazarambirwa kumva iryo jambo kandi ibyo mpamvu ndashima Imana. Gushima Imana ni ibintu bya buri munsi. Meze neza? Ni ukuri meze neza nda amahoro. Ariko heruka kujya gusenga ryari ubundi? Iyi weekend kenshi warasenze ku cyumweru? Wari naririmbye? Oya. Wasenga sinuririmbe nta niyo mu gitabo cya chorus? Nayize uvuze muri korali. Muri korali ntabwo naririmbye. Uzi ko uyu muntu ari umuririmbyi iyo ataririmbiye muri korali mva ataririmbye. Ariko izo mu gitabo baririmbye ndanazizi. Ndazizi nyinshi ndanazikunda nuko wenda ubu ntahita nibukana n'imwe. Aho ngaye ngo kubera isi turimo iyo mvuye mu rusengero. Ariko Didas ngewe muzika akunda kuririmba. Ni buriya rero reka mubwire njya bibwira abantu bagaseka buri mugore wanjye nawe abikubwira iyo nababaye ndaririmba yego iyo ngize amahirwe nkiba Kampala aho kwa Yongwe yari yarumiwe yego byageraga nka nijoro akabona ndaje ni mu rufunguzo rw'iki ngiye mu rusengero kuko afite urusengero yego akajya kumva ndi gucana ndi gukubita umuziki iyo mbabaye naragendaga ngahita mfata piano ndacuranga cyane narangiza nkaririmba nagarukaga ameze neza. Wow. Rero nkunda kuririmba cyane ku buryo ndi no gutegura ko uku kwezi kwa karindwi ushobora kuzashira nshyize hanze indirimbo njye n'umugore wanjye. Oh wow, turayitegereje. Mwarayihimbye cyane mu mugiye kuyandika? Oya, irahari. Oh wow. Buriya ndi n'umuhinzi nubwo abantu batabizi. Baraduha kapera? Urayifite n'indirimbo hanze by the way. Mfite indirimbo hanze nakoranye n'umuhanzikazi unakomeye i Burundi witwa Daniel Akoze. Dufitanye indirimbo rwose yitwa Ndakubujije. Buri ijambo rivuga Ndakubujije wigeze wumva abantu biharana. Byaturitse ku ndirimbo yanjye. Yego. Yaratwise Ndakubujije. Hanyuma muri iyi minsi Imana mu by'ukuri iri kugenda ihereza umugisha abahanzikazi. Ku buryo mu buryo Imana iri kubazamuramo ni ibintu byiza kandi binashimishije. Akenshi muri twakundaga kumenyera abahanzi b'igitsina gabo ariko muri iyi minsi mu by'ukuri uri kugenda ubona ko ni n'umugisha tunafite ariko abantu bari kugera ugasanga umugore n'umugabo bose nabaririmba ni byiza rwose kandi none namwe ariko mwebwe iyo mfite amatsiko akazi ateye ubwoba muteye indirimbo yanyu banza rwose
zabaye nziza ra izaba imeze neza. None ko watwimye kuduhereza cyangwa ntabwo ari wowe wayihimbye? ni jewe None habuze iki? Wagize ngo batayikomereza ugasanga barayisohoye? wagize umuntu yikopiya paste akajya kuyisora mbere yanjye ko n'umugize ubwoba. ndabaza rega ba people ndabaza uru ruganda urumva ndaruzi guhera 2020 ndi mu gisata cya gospel muri itangazamakuru rya gospel. Ibitangazamakuru nakozeho byose n'icyo nabaga mfite ikiganiro cya politiki cyangwa cy'ubukungu nabaga mfite n'ikiganiro cya gospel. Yego na hostinze abahanzi bose abakomeye bose uzi n'amaministeri n'amakorari akomeye uzi naraye hostinze. Yego. Noneho n'ibivugwa nabaga mbizi kuko mu bantu bagira amakuru cyane buriya bambaramo. Yego, urakoze cyane, ni byiza. Urumva rero igisata cya gospel ndakizi, ntabwo ni nko kubwira umucuruzi ngo nshaka gukora iyi business yahita byumva. Hanyuma se ni abahe bahanzi kazi bashobora kuba barazamutse mu buryo cyangwa se kuri stage ukabona abantu batunguranye, abantu batari biteguye? Abazamutse buriya amateka azahora yibuka kandi koko nibyo, ni na generation ya nyuma y'izi zacu no mu 2005 amateka azibuka Vestine na Dorcas. Yego, ko nibo bantu batunguranye cyane, bakiri batoya, bakiri bato baratungurana. Umuntu wese abariraho, buriya bagaburiye abantu benshi. Aba YouTuber bariye kubera Vestine na Dorcas ni benshi. Yego, n'aba producer ni benshi, n'abanyamuziki basanzwe babacurangiye n'ababadekinze benshi. So hari n'abateye imbere nka ba Murinda Habirene, yateye imbere buriya cyane, baramugaburiye. Yego, rero amateka baragaburiranye. Yego. Amateka nicyo wabumbaje nicyo nsubije. No, amateka azibuka Vestine na Dorcas. Yego. Nubwo ndi kubona biri kugenda bigira, ariko nubwo uyu munsi bahagarika kuririmba, ariko mu mateka y'u Rwanda ni iyihe ndirimbo yabo ishobora kuba hari ikintu yagusigiye? Yego, iyo zose ni nziza, hari message wavuga ati vrema. Njyewe ntabwo ndi muri abavuga ngo zose ni nziza kuko hari izo ntumva. Oya, ndavuga wowe yagufashije. Ariko njyewe buriya nkunda indirimbo yitwa Ihema. Ihema. Ndavuga ngo nkunda cyane kariya gace kavuga ngo urongeye unyeretse. Noneho nyine Imana yatubambiye ihema aho twebwe tutatekeye, donc twari turi mu mvura igaragara, turi mu mvura. Imana ishyiraho ihema ntitwanyagira. Yego. Buriya reka mpitana nabikwereka kugera mu byumba, nyifite muri playlist ya buri nijoro uko ngiye kuryama. Niyo ngiye kuri YouTube, recommandation YouTube itima ihera ku ndirimbo yitwa Ihema. Kubera ko nyikunda cyane, dore ngiyi telefone ntabwo ngiye kudownloadinga. Oya, si ngombwa, ntabwo hano turi abakristo kandi abantu barabizi. Ntabwo nkunda iriya ndirimbo Ihema ku buryo utabyumva. Yego. Ni iki kikwigisha? Inyibutsa ko Imana ariyo yakugize. Yego. Kuko umuntu agizwe n'ubumana bw'Imana. Yego. Rero iriya ndirimbo hari byinshi nyibutsa ahantu njye nageraga mbona nyine byarangiye. Yego. Ariko nkabona Imana imbambiye irindi hema. Byiza cyane. Hari n'abo bavuga ngo umbohoye ingoyi, unkuye kuri uyu musozi. Nawe hari umusozi Imana yagukuyeho? Hari umusozi Imana yankuyeho rero. Se reka tubyoroshye, umusozi w'ubusore bw'ubworoshye. Njyewe rero ndi mu bantu baviva ubuzima bwa Vestine na Dorcas ku buryo nshobora kuba aho, urabona nka Celine Dion ejo bundi yatangaje igitaramo i Paris, amatike ahita ashira. Imyaka 40 ntabwo agifite akabaraga ko kubyina cyangwa kuririmba, ariko abantu bazaviva ubuzima bwe. Rero ndi mu bantu Vestine na Dorcas baramutse bafite imyaka 100 bagategura igitaramo, ndi mu bantu bakijyamo hajya kuviva bwa buzima bwabo nabonye. Yego. Rero bafite aho bakuye imitima y'abantu naho bayishyize. Yego. Hari icyo ruvuze ngo nubwo ngo bitameze neza ikuntu kuri Vestine na Dorcas, washaka kuvuga iki? Icyo nashaka kuvuga, urabona uko batangiye music z'uyu munsi biri, kandi
hari n'amakuru menshi ntekereza ko wumvishe bavugwaho ngo gutandukana na MIE, ndavuga muri Ndahabi niwe yihagarariye, kuba baragiye muri Canada bose, bikavuga ko batazongera guhanga, abandi bakavuga ati se niba batandukanyije, ariko harimo n'imbogamizi nyinshi. Urumva bariya bana ntabwo bagize umwanya uhagije wo kuviva itangazamakuru rya gikristo, akenshi wasangaga bari muri sekira, rero ntabwo itangazamakuru rya gikristo ryababonye. Yego. Kandi baramutse baratandukanye nabi na muri Ndahabi wenda bakabiduhisha, niyo bakora umuziki, bakomeza umuziki, muri Ndahabi ashobora kurakara akabakomatanyiriza kubera ko afite imbaraga nyinshi mu isi ya sekira, ariko sibye ko atanabikora. Biranashoboka, ntabwo hagaragara. Yigeze kuvuga ngo ntabwo ndi Yesu. Yego. Yarabivuze mu nkundura ya Cana. Yavuze ati sindi Yesu. Ni umucuruzi rero. Yego. Yigeze rero kubera ko bariya abana batabonye, ntabwo bari babanye neza n'itangazamakuru rya gikristo, urumva baramutse babuze itangazamakuru rya sekira n'irya gikristo batarifite, byagorana. Cyakoze amahirwe ni uko abakora itangazamakuru rya gikristo n'abakristo. Yego. Ibyo babirenga, kandi twese tuzi kwisobanurira, turareba tukamenya ko hari impamvu batubashye, reka tuvuge gutyo, bataje iwacu bakajya muri sekira, hari impamvu, kandi si bo bayigizemo uruhare. Kandi bariya abana bafashwe ari bato, bafite inyota yo kumenyekana, niba bafite inyota y'uko abana babo bamenyekana, kubera ubuto bari bafite rero bagakurira mu biganza nka biriya, nta kintu na kimwe bashobora gukora ngo mbajajinge, kuko ntabwo babonye umwanya wo kukimenya. Yego. Gusa baramutse bakomeje umuziki bashobora no kuba batera imbere kuruta uko, ndavuga bo ubwabo, nubwo indirimbo zitaba successful nk'uko izindi zabaye successful, ariko mu byinjira, yego, byabateza imbere cyane kurusha uko bari bameze. Bibaye ngombwa ko ijambo ryawe ari ryo baraha agaciro baragenderaho, ni nk'iki wababwira? Ntabwo gukomeza umuziki, kubera ko nubwo abantu babureminga ngo ntabwo biyandikiraga indirimbo, ariko si uko batabishobora, niko management yari yarabisetinze. Nk'umuntu ubazi mbaziho, rega njye twakoranye cyane, turaziranye bihagije, rero nk'umuntu ubazi nababwira gukomeza umuziki, kuko ni abahanga, bakwiyandikira indirimbo bigakunda, kabone n'ubwo bayigura amafaranga yo kwishyura bayabona. Donc kubaza ubwo bushobozi, zimwe mu mpano Imana yabahaye. Ahubwo ntekereza ko banasubijwe inyuma, kuko ntabwo babonye umwanya wo kurikura ibibarimo, bakoze iby'abandi, ntabwo barekuye ibyabo. Bafite byinshi rero baha abantu. Rero njyewe ari njyewe baraha agaciro, ibyo mbabwiye baraha agaciro, ntabwo bakomeza music. Natwe nibyo tubifuriza, kugira ngo mu by'ukuri, kuko nubwo wavuze ngo bagaburiye abahanzi, aba YouTubers bafashije, aba producer n'abandi abacuranzi n'abandi bagiye batandukanye, n'abategura ibitaramo, ariko nanone hari icyo bubatse mu mitima y'abantu, kandi ikintu cye gikuru, nanjye nagihereye nawe ubwawe n'abandi bantu ubwabyo banatinyuye n'abahanzikazi kutinyuka. Ariko buriya nta bandi banuzi bashobora kubona baratunguranye ku ma stage. Nabibonaga, nabonye hari igitaramo ejo bundi cyabaye, iyo mvuze twari, hari igihe biba biransaba gusobanura ibintu byinshi. Hari igitaramo cyabaye muri BK Arena ejo bundi muri kuno kwezi kwa kane kwashize. Inkuru nabonye zagiye hanze nizavuga kuri Alicia na Germaine, abakobwa b'i Rubavu, dore bafite n'indirimbo nshya yitwa nkavuga ibitari byo, wa muntu imbere ya kamera zawe, ariko yitwa Ibanga. Yitwa Ibanga, uko biri kose ntabwo nayibagirwa. Yego, yitwa Ibanga, bagiye gushyira hanze. Rero ni abakobwa batunguranye, ariko njye nari mbizi, kuko wari unabazi, kubera ko twakoranye cyane. Guhera batangira kugeza n'ubu turi kumwe, nta kibazo turagirana, ntabwo byari kuntungura. Nari mbizi ko bararirimba, kandi bakaririmba neza, bafashije imitima y'abantu. Buriya ni n'umwihariko wabo,
mu bantu muri gurupe ziririmbana ziri muri generasiyo yabo nibo ba mbere baririmbiye muri bikare. Rero bariya bakobwa ahubwo bafite ikibazo buriya wenda icyo Alicia na Germaine bafite ikibazo gikomeye kubera ko music yabo isa naho abantu bo mu Rwanda batari babasha kuyumva kuko ibyo bakora byose nicyo nakubwiye cyo kwandika amateka, ibyo bakora byose bahita babonamo Dorcas na Vestine ku buryo gukora ibyabo nubwo bakwandika amateka yabo abantu bazajya babonera muri iyo kuko hari nk'igihe twajyaga nko kuri radiyo, ndabyibuka nko kuri radiyo Rwanda turiyo mu kiganiro Samedi Detente hari umuntu uhamagara avuga ngo ngo mumeze nka Vestine na Dorcas, ukumva abantu bari muri iyo shusho gusa ya Vestine na Dorcas kubera ya mateka banditsemo ba Vestine ya yari naheriyeho mvuga abakobwa babiri bavukana iyo bakoze indirimbo bavuga ko biganye Dorcas na Vestine, ariko najya mbwira abantu bari abana bafite ibintu byinshi byo gutanga. Umuntu wagiye muri BKR nawe yarabibonye. Alicia na Germaine bafite none igitangaje bariyandikira usibye indirimbo imwe yavuye kwa Niyo Bosco. Icyo gihe twaraye no muri studio turi kurikodinga. Niyo Bosco buriya ni umukozi cyane. So icyo gihe twaraye muri studio ndumva niyo yonyine bo batiyandikiye, izindi zose baraziyandikiye. Urumva ni umwihariko wabo. Ikindi nabonye urabona aya matimu yose ari kuza amashyi buriya nayo mu ntara ari Dorcas na Vestine ni mu ntara ni Musanze, Alicia na Germaine ni Rubavu, hariho n'abandi bana bitwa Cynthia na Igete b'impanga nabo ni Rubavu. Aya matsinda rero nayo mu ntara which is good kuko mu myaka yashize Kigali yigeze kwiharira agatuti kari gutubyita. Rero icyo navuga kuri Alicia na Germaine n'abaririmbyi beza isi ikeneye bari intellectuel ko nka Alicia ari gusoza kaminuza mu buganga ubu muri iyi minsi ari no muri stage Rwamagana, ibitaro bya Rwamagana. Germaine ni umuhanga buriya, avuga indimi, avuga Igiswahili, avuga Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa indimi kandi zose perfect, zose zivuga neza. Kandi Alicia ni uko nguko. Urumva ni itsinda ririmo abantu bashobora kuduhagarira no mu ruhando mpuzamahanga. Byiza cyane. Rero navuga ko nabo baratunguranye ariko kuri njye ntabwo byantunguye kuko nari nzi ikibarimo. Buriya bafite na byinshi byo gutanga. Bafite byinshi nk'indirimbo Ibanga njye nayumvisha. Umuntu uzayumva rero arahishe. Reka tubwire abantu ngo baje kuyishakisha. Ntabwo irasohoka. Ntabwo irasohoka. Ni coming soon. Vuba cyane iraza. Hanyuma ni igiki ku bwawe wasaba abahanzi muri rusange? Abahanzi bareke tumenye ibihangano byabo ariko nabo tubamenye kuko buriya birambabaza kubona umuhanzi akennye. Iyo umuhanzi akennye bivuze ngo ntabwo turekonesa ibyo yaduhaye, kandi akenshi usanga nabo babigiramo uruhare. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero, ni uko hari igihe abahanzi bashyira imbaraga mu kumenyekanisha indirimbo zabo bo ntitubamenye, hari n'igihe bashyira imbaraga mu kwimenyekanisha bo ubwabo ntitumenye indirimbo zabo, kandi byose tugomba kubimenya. Nitubimenya bizatuma urukundo rwacu kuri bo rwuzura. Iyo ukunze umuntu rero uramuha,